mbabara n'ukuri kw'Imana mbabara ndakwinginze Claudine mbabara n'ukuri ndashaka rwose kuza Kigali nyine wowe nimba uyafite wayanyoherereza bazamemba nkayakwishyura Claudine mbabara ndakwinginze ndashaka kuza nkabaho neza nkaba muri ya mataje wambwiye unanyereka muri telefone yawe mbabara ndakwinginze pe ubuzima bwo mu cyaro ni bubi bumeze nabi ubuzima bwo mu cyaro isi yo mu cyaro pe nimbi nagisakaye ndakwinginze mbabarira pe ndashaka guhindura ubuzima ndashaka nanjye kuzaza ndya neza nkanabaho neza ndakwinginze mbabarira pe mbabarira basi yanyere basi amafaranga yose bazamemba umwaka wose azaba ari ayawe ndakwinginze pe niyo nazazanza basi nkazanirarira mu muhanda ariko nkazanja kurya muri ya mataje wambwiye nkirarira mu muhanda nkanibera no mu muhanda pe naribe ariko nageze I Kigali ndakwinginze mbabarira basi nakakazi ko mu rugo basi nzababeshya bakagurisha noneho ubundi guha amafaranga pe mbabarira ariko uzanjyana I Kigali sibyo ndakwinginze rwose ndaje ndagira nibe telefone ngama Saranje Karami ese urumva biki ko nakutegereje nkakubura Sara urabona butije ntacyo ndaje tugende wari ugiye mu biki nuko narindi hano narindi gutesha baraba amakuru sena amakuru ntabwo ari meza kuri njyewe ndabona waje gutashya ubukwe itumba ryabaye rirerire iyo udatahije uburuku uteka uburuku ese ndi kumwizabuze uzi ko ushobora kubona icyo urya ukaburara kubera ikibazo cyo gucana reka mu cyaro ntabwo biba bitworoheye amakuru se yo mu rugo umeze amakuru ntabwo ari meza njye ntabwo tubanye n'ababyeyi banjye neza muteze isa meza ntabwo ameze neza ariko mperutse ejo bundi ku Kiwanya nsanga mama wawe afite agahinda afite umubabaro araganiriza arashaka kujya I Kigali ubundi urahura n'umubabaro wagira ngo usabamo nagisakaye ujyanye n'undi kwigira I Kigali ariko byaba ari byiza kuko najyamo hano amafaranga abanje rero isi nagisakaye I Kigali ni amahanga uguma mu rugo ufasha ababyeyi mwese ko mama uvuga ngo I Kigali ni amahanga kandi abandi bana bagiyeyo mbona bameze ujye ukunda kubaha Imana no gusenga ariko ndaha ababyeyi wumve icyo bakubwiye wumve impanuro ushyire ibitekerezo ku cyo bakubwiye ese n'ubundi simbikora ngiye kuva na kera nitwaraga neza ariko nyine urabona ngiye mfata ikibazo nameze na musaza wanjye imyenda yose yashajeho nta kintu na kimwe mperuka nabuze n'amavuta yo kwisiga nabuze n'akazi mu cyaro none siko nzabigenza ijambo ry'Imana riravuga wubaha ababyeyi ihangane numvise ambwira ko hari umushinga ugiye kuzagura imashini hanyuma ukazajya udoda ukabona amavuta yo kwisiga naho amahanga wagenda ntugaruke wagenda ukazimira amahanga ni amahanga isi ntabwo isakaye rero guma burundu wumve icyo ababyeyi bakubwira isi ntabwo isakaye n'ibyo nyine ndabyumva ariko wewe na papa mutesi muramufasha byose ukeneye ukanamugurira n'imyenda yo kujyana gusenga njyewe imyenda nari mfite yo kujyana gusenga sibona ariko nanayikoranye nabuze imyenda yo kujyana gusenga rero ndabyihorera ariko wenda ningera I Kigali nzajya I Kigali nibona akazi n'imyenda nese mama akababeshya ubizi ko imashini bahaye umwana wo kwa mutukudu urabona bayima koko nzajya hamwe no gusenga Imana muri Matayo rata
ibice 5 ku murongo w'8 haravuga ngo ab'imitima iboneye nibo bazabona Imana. Rero umutima wawe nubonera ukanyurwa na dukeya wabonye uzaba wubashye Imana kandi uzaba wubashye nabo babyeyi. Ab'imitima iboneye bazabona Imana. Wowe ukunde gusenga ukunda Imana. Imana ni byose, ni data wa twese. Iyi Mana ntacyo uzayiburana. Uzi umukobwa ugana nawe ukunda gusenga akajya muri korali agahimbaza Imana. Imana imubera igisubizo, Imana imubera byose, nta kintu abura. None se zazi wawe umakazi ko kutwongera rwaruke kizajye kugenda n'azajyana gusenga. Akazi nakaguha ugakora uyu munsi n'ejo, ejo ugakorera ababyeyi, ejo bundi nawe ukagira icyo wimarira. Kandi ndabizi neza ko Imana izagushyigikira. Imana izanshigikira, ariko se kubona ko mu rugo nyine aba ari abakene. Musaza wanjye ahora yiba ibintu byose n'amafaranga nari narizigamye yarayibye. Nabuze nayo njyana muri cya kibi nacyo kwa Sarafina, kandi nanjye nari mfite n'amafaranga. Rero ihangane, kuwa gatatu tuba dufite amateraniro, uzaze tujyane gusenga. Icyo cyifuzo ndagufasha gusenga, kuzamura tugihe Imana nta kintu twayiburanye. Niyo mpamvu bamwe bumvise bavuga ngo wasenze Imana ubona iki. None se tuzajyana gusenga nambaye iki mama mute? Uzaba wambaye ibyo ufite, unyurwe n'ibyo ufite, Imana izakongerera ibindi. Baraguhamagara ariko ndaje mwitabi. Ngaho utaje udukwi neza usigara amahoro. Kandi mama wawe usuhuze nzazuma akazi. nta kibazo mama. Wenda sinagize amahirwe mu kazi wawe ajyana i Kigali. Dore impamvu urimo muravuga ngo i Kigali ni amahanga, ntabwo mufite abana baba bariyo baba banyuze. Urabona niba unzibuze uzaza ngo uhingire uyame nigire i Kigali. Nanjye mbona itike yo kwigira i Kigali, n'ubundi Korodina yambwiye yuko amafaranga yarara ahantu niho nari nabitse amafaranga. Noneho kuko nari nafashe akabuye ndangije ngerekaho bitewe n'uriya mwana mvana nawe w'igisambo. None ndarebye nsanga nayo ntayahari. Use nzajya kwikara kuko mwana yawe ndabigenza ndaza kuba nzajya mbikaye kuko mbega umuruho. Ubu nk'ubu ibintu nzabigenza ne koko. Utu dufaranga ko nari nadukuye mu itsinda kuvuga nti nzadukemura ikibazo, ntugure n'akabuto, nta kajipo ntigira, nta gatenge. Abandi babyeyi no kwirirwa abantu sema bimeze bibi. Mwana wakuze ntabwo nari nakubonye mwana wawe. nase byagiye bitaka no kwitota. Aha ngaha nari naragiye ngo utu dufaranga mu itsinda ndangije ndubika mu cyumba. Noneho ndangije mfata ibuye ndacukura nerezaho agataka mvuga ati umusaza wawe utazayatwara. Nari mfite ibihumbi 2. Yesu wema, ariko ubu umugome. Ibihumbi 4 bifite narabuze n'umwenda wo kujyana gusenga. Ibihumbi 4 bifite narabuze n'amavuta yo kwisiga, amafaranga ukayabika. Wiringiriza sirika kubyara umwego. Ubaye amafaranga nari navuze nti nzayagura akabuto, nimara guhinga nuko andi nyagura akabuto. Mwana akabuto karasha. Dore ubu nuko mba nakinze akabuto. Ubundi akabuto karasha. Nari navuze nti Amafaranga 4,000 bayatwaye nari kintu umuntu aguze. Ubona n'imyenda nambaye kugira birukiye. Ubona n'abandi bantu baba bambaye imyenda isa neza. Ihangane iki nta kintu nakihangana njye narakubwiye ngo iyi si idasakaye no mu rugo. Ahangaha imyenda yanjye musaza wanjye ntiyayifasha akajya kuyigurisha. Ntiyayifasha ubona akajya kuyigurisha. Uzanye amafaranga yabitsemo hano nari kintu na kimwe umuntu aguze. None uri muri sakurusha ngo bagwibye, ngo banyite amafaranga, ngo bagize ute. Ubwo ejo bundi niyo myenda bambaye bazayikuraho. ndeka wa mwana we ndeka ndorera. Ubuse ko nari nayacukuriye nkangiza ngagerekaho ibuye ko ntari nzi yuko ari buzayabone. Ubundi ubu uyu mwana ariya mafaranga yayabonye gute ko? Abana b'iyi minsi sinzi, ubu sinzi ukuntu bizajya. Reka njya kureba ko nabona n'udukwi two kwicara. Nawe uragiye Ndagiye cyangwa uracyayafite uri kunyinisha? oya bayatwaye wishinya kuri
nyumvira wa mwana urama ayo mafaranga nutayama nta kintu tuvugana.